Nyuma y'uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko kiri kugaragara nk'aho ari igihugu kiri kugenda gihosha intambara yari iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu buryo bwo kwirukana uyu mutwe w'iterabwoba waje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu buryo bwo kwangiriza umutekano. Ibitari bikeya ibikorwa remezo byamaze kugenda byangirika, abaturage bamwe na bamwe bagenda bavanwa mu byabo, abishwe bo reka sinakubwira. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yazengurutse amahanga yose agaragaza ko nta kabuza uyu mutwe wa M23 ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF baba barwana ku ruhande rwa M23, dore ko yagendaga abigaragariza isi yose avuga yuko hari abasirikare bagera ku 30,000 ba RDF boherejwe mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bwo kurwana cyangwa se mu buryo bwo kurwana ku ruhande rwa M23, ndetse bikanavugwa yuko abasirikare bamwe na bamwe bagiye bagaragara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafashwe bakagenda bashyirwa imbere y'itangazamakuru ndetse nabo ubwabo bakabyivugira abo basirikare. Ariko ku rundi ruhande wajya kuhareba usanga ari amabeshyo ngari gukorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko M23 atari ubwa mbere yari igeze muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo asa nkaho 2012 n'ubundi nta kabuza uyu mutwe w'iterabwoba cyangwa se uyu mutwe wa M23 waje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi ukaza kuvuga yuko ukeneye kwishyira kwizana kuko uyobowe nabi, cyangwa se abayobozi bayoboye kino gihugu bo ubwabo batanyuzwe n'abayobozi bayoboye kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakanavuga yuko baba bakeneye ubuyobozi bwiza ndetse busesuye, ndetse badakeneye ubuyobozi bwaza kubaryamira ndetse bukabatsikamira, ndetse ko bayoborwa nabi cyangwa se imiyoborere mibi. Umujinya ukomeye cyane ndetse w'umuranduranzuzi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo afatanyije n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bafatanyije kuyobora kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko nguko umutwe wa M23 ugarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kwigaragambya cyangwa se bwo guteza akaduruvaya, umujinya mwinshi, ndetse bahita bashyiraho igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bashyizeho igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abatari bakeya bafashwe barishwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo higanjemo kuva ku myaka 17 kuzamura kugeza kuri 35, abana, abakuru ndetse n'abagabo barishwe, ndetse barambwe ku biti bagenda bamashwamo amasaso agiye atandukanye. Ni inkuru yageze ku isi yose, ndetse abana bakiri batoya bararashwe bitewe n'uko ngo bari bazwiho ibikorwa by'urugomo nk'ibyo ngibyo nk'abajura ndetse abantu b'abashikuzi ndetse bavanze n'abicanyi. Buri wese yakatiwe igihano cy'urupfu ndetse biza kurangira koko barashwe. Nyuma y'uko leta y'i Kinshasa yaba yari imaze gushyiraho igihano cy'urupfu mu buryo bwo kugaragaza ko bari gukanga uyu mutwe wa M23 cyangwa se bari gukanga intare za Sarambwe, byabaye nk'aho ahubwo bayikoze mu jisho, irushijeho kwataka bikomeye cyane, ndetse igenda yigarura n'utundi duce tugiye dutandukanye kugira ngo berekane ko noneho bari seriye kandi ko bakeneye uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banagaragaza ko 2012 baje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakemeranywa ko baba bagiye kuganira, ndetse leta ya Kinshasa ikajya ukwayo ndetse n'umutwe wa M23 ukaba wajya ukwayo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byibutsa ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini hano muri Afurika, ndetse n'igihugu kirimo ibihugu byinshi. Mwibutsa ko iki gihugu cya Afurika cyangwa se iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiruta u Rwanda cyangwa se kigikubye inshuro zigera kuri 90. By the way, urumva ko icyo ngicyo ari igihugu kinini cyane ndetse gikomeye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda ndetse unashinjwa cyane gufasha uyu mutwe wa M23 wajengereje igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamaze kugenda afatirwa ibihano n'ibindi bihugu by'ibihangange bigiye bitandukanye. Tujye kureba nko ku gihugu cy'Ububiligi cyararebye cyumva ibyo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo avuga, ndetse cyumva ko ari ukuri gihita gihitamo gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihangange cya mbere ku isi inkunga cyoherezaga mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nacyo cyamaze kuba cyabona ko ibyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame
avugwaho gishobora kuba ari ukuri ndetse nacyo nta kabuza gihita nacyo gifatira igihugu cy'u Rwanda. Ubushinwa bwavuze yuko nta kabuza igihugu cy'u Rwanda kiri muri ntandaro cyangwa se kiri mu biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagaragaje ko rwose nta kabuza igihugu cy'u Rwanda cyohereje ingabo zigera kuri 30 mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurwana ku ruhande rwa M23. Bavuga yuko ibyo M23 isahura cyangwa se ibyo ikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kabuza bizanwa mu Rwanda, ndetse dore ko n'amabuye y'agaciro, ibirombe byabaga hano mu Rwanda byose byakurwamo amabuye y'agaciro akaba yajyanwa ku mugabane w'Uburayi cyangwa se n'ahandi hatandukanye, byose byamazwe kuvuga yuko aho bazabijyana hose bitazigera bigurwa. Bamwita James Kabarebe, ni umugaba mukuru w'ingabo za RDF, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ndetse rero bikuvuga yuko nawe yaba yarafatiwe ibihano, ndetse ngo aramutse arenze igihugu cy'u Rwanda akaba yajya hanze aho ari hose ashobora guhita atabwa muri yombi, dore ko n'imitungo ye iri hanze y'igihugu cy'u Rwanda yaba yaramaze gufatirwa. Perezida wa Repubulika Paul Kagame abwira abaturage batuye mu gihugu cy'u Rwanda, akababwira ko ibyo amahanga yose yakwigira cyangwa se ibyo bakwikora, ko u Rwanda ari igihugu gitoya ndetse kizi agaciro kacyo. Bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda cyavuye ahantu hakomeye kandi ndetse ko amahanga yose yarereberaga, ndetse bakavuga yuko igihugu cy'u Rwanda kidashobora kwikorera ibibazo byose biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame asaba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwicara hamwe n'abaturage babo bagakemura ikibazo kiri hagati yabo bo ubwabo, batagiye kukirebera hanze y'igihugu cyabo. Imbere bwa mugeze kuri uyu mubona gusabwa subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibyo n'amakuru tubahereza bijye bigeraho 5 kuri 5. Ikaze.